tugeze ku mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Kumva amashimwe menshi, kandi amashimwe akomoka mu kwizera ijambo ry'Imana. Mu bituma umuntu ananirwa mu rugendo ntakomeze nuko yibagirwa aho Imana amukuye. Hari umuntu wigeze ampugura arambwira ati nta muntu w'umuyobozi ushima Imana. Nushima ntabwo uzarenga urwego uriho. Nta muntu ushima ngo avuge utuntu twose ngo iyo yanyuze ngo gupagasanga inyundo. Ndamubwira nti ngi imbaraga zanjye ziri mu by'Imana yakoze. Ni ukuvuga ngo iyo nibutsa icyo Imana yakoze mpita mvuga ngo ibyo yakoze nizo mbaraga zanjye, n'ibiri imbere nabyo izabikora. Naho yo wigize umuntu w'igitangaza, kuko umuntu ashobora kubona ugenda akagira ngo niko wavutse. Buri Imana hari ikintu nyemeraho, cyangwa akavuge Yesu mbere uko aza mu isi yarakomeye. Bibiliya bivuga mu Bafilipi 2:5 yaravuze ngo nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana. Yesu yabanje kuba Imana mbere yo kuza inahangaha. Ageze uricisha bugufi, aca bugufi agera nyuma y'abandi bantu bose. Arasuzugurwa kugeza igihe apfiriye, arangije arazuka ahabwa icyubahiro cyinshi. Ariko abantu mwese muri hano mufite amateka yaho mwaciye atari na meza. Hari amateka y'ibyaha abantu banyuramo, hari n'amateka y'ubuzima abantu baciyemo, cyane hano iwacu muri Afurika. Iyo rero byihoreye, hari abantu bakona ugenda bakagira ngo niko wahoze cyangwa ni kuvuka. Hari n'abantu bashaka guhisha uko babayeho ngo tubemere, nyamara tunabizi. Ukashaka kubihisha tuzi nuko byagenze kose. Dushimye Imana rero kuko bashimye Imana. Abakoze ubukwe baje gushima ko Imana bakoreye ubukwe. Ntabwo Imana ikora ubukwe gusira nakomeza. Ntabwo Imana itangira ubukwe ngirekeraho. Iyi Imana mwabonye ikora ubukwe, ngiye nakoreye ubukwe hano. Nta modoka yigeze nzana hano nkuko abandi bageni babigenza. Ni rifuti yanzanye hano, nyawe na mwarimu Odeta. Yarambwiye turagera ku rusengero gute? Nabwo ati wengezayo. Ko nta handi bikureba wengezayo. Mwarimu Odeta ngeza hano n'imodoka y'umutware we. Uko natashe abari batashe uko bangije mu rugo. Ntumbaza ifoto y'ubukwe. Twari imigati dusize mutunyama imbere. Ariko ntabwo ngenda mu nzira ngo ubone icyapa cyuko ntigeze nifotoza, cyangwa nari iyo migati isize mutunyama imbere. Ni ngero ukwiye kubivuga. Nitwe dukwiye kubivuga kuko abantu bakobona ugenda bakagira ngo niko byari biri. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo nimumara kurya mu gahaga. Imana irabizi murashobora kurya ntahage. Banga muri twebwe hari igihe urya ukarya ibyo kurya ntuhage tunasagure. Imana izi ko muraba mu buzima yarya ntahage. Yaravuze ngo numara kurya ugahaga, ukaba mu mazu tubatse, ukajya woga amazi avuye mu nkuta, ukarya imizabibu bimaze kwera, uramenye utazibagirwa Uwiteka Imana mwabanye mu butayu. Imana izeho yadukuye ikanahatwibutsa. Imana nayo yadukuye irahazi, ku buryo nayo ishatse kubigira ibanga, kandi nayo ubwayo ibivuga ngo nyaboneka nugera i Kanani tuzanyibagirwe. Kuko nunyibagirwa ntumvuge uzasubira iyo wavuye. Kutavuga iby'Imana yakoze ni ukwisabira gusubirayo. Noneho ikindi, iyo umuntu avuye mu byaha akabivuga abavuze ko yabinesheje. Ariko tutavuze ko twakijijwe tukagira ngo twavutse dukijijwe, ni ukuri Yesu arakiza. Nayo mashimwe Imana kubwa amashimwe yatambutse. No mu bukwe Imana ibana n'abantu, mugatangira mupfundikanya muterateranya bitemera bitavamo. Ariko ikintu kintangaza, ntibibuza Imana kuvugana nawe. Aho gukemura ibibazo irakubwira ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana, sinzagutererana, ikagumana nawe. Niyo mpamvu dukwiye kwishima. Haleluya. Umwanya watambutse rero ni umwanya wo kuvuga iby'imzi Imana yakoze. Imana ituye mu mashimwe. Haleluya. Kuba tutaziranye baje nyuma, nitwa Emmanuel Uwambaje, nkaba ndi umukristo wa hano. Niho nazanye recommandation yanjye 95. Nari mvuye mu cyaro nabanje kubisengera. Kwega twazanye no twasenze kugira ngo uzabone itike 3, kugira ngo ubone itike ari kuvana Rusizi uza hano 800 uyakuye saka umuntu wa gutangira. Mwe twegerane tazi ugiye, kavuga ngo nzabana nawe, ndaza ncumbika hano haruguru y'urusengero, nje gupagasa ntazi aho njya gupagasa. Njukira mu gitondo hano buri akeye banikanye amaza nsenge mune kujya gupagasa. Turaziranye namwe rero, ndimo mbwira abashyitsi
murimo koreta turaziranye aranzi twarabanye aranzi n'abandi benshi. Hari principe, hari ibintu niyemeje gukora ndi umusore. Navuze ibintu bitatu ngo bigomba kuyobora ubuzima bwanjye. Icyambere ni ukutiteranya n'Imana. Kutagira gute? Kutiteranya n'iki? n'Imana. Ubu ngubu nta muntu wanzanira amafaranga ngo yatereke imbere yanjye. Nta mwanya wampa, nta rwego wangezaho, nta modoka wampa, nta nzu wampa, nta kintu wanyita ngo ntandukanye n'iki? n'Imana. Haba n'urupfu tirwantandukanye na Yesu ko nakomerezayo. Iyo niyo ntego ya mbere. Nta position, nta mafaranga, ntiwanshukashuka, ntiwambeshya, ntiwajyana ahantu na hamwe wanjyana. Imana twarafatanyije tumaranye igihe kinini dufitanye gahunda. Mfitanye gahunda na Yesu, mfite umushinga w'ubukwe utari bwaba go kuzabona Yesu agarutse. Niyo mpamvu ntawaza kwivanga mu rukundo rwanjye na Kristo. Icyo ni kimwe navuze nkigera muri uyu mujyi. Kugira ngo ushobore kubamo nuko Imana tubana karamata. Icya kabiri ni gukora, gukunda gukora. Gukoresha amaboko yanjye kugira ngo mbashe kubona umugati insenge ariko nanapagasa. Muzero ko nakoze ahantu henshi nahangaha ngenda mbubakira amazu, murabizi twarabanye. Icya gatatu ngomba gukora nuko ngomba guhamya ibyo nemera. Ibintu nemera ntabwo binteye isoni zo kubivuga. Nta muntu numwe waza ngambwire ngo ibyo ntibivugwa. Ipfa kuba ari uko bihesha Imana iki? Icyubahiro. Ngasenga rero, ngasenga Imana. Imana ibindindiramo. Ndimo mbwira abashyitsi nyobora urubyiruko rw'ahangaha nyuma yuko Pasara yaramaze gushaka, uyimaze gushima, nanjye mpita nkomerezaho nyobora urubyiruko. Hari witwa Dina nahise musimbura, turakorana na Kabera Simoni, muramuzi, turabana mu rubyiruko. Igihe kiragera ngirwa ubuntu ko umudiyakoni wa hano mbu umwarimu w'iritorero. Umwarimu ukennye ariko nabaye umwarimu ukennye. Hembwa 20 wishyunuzuye 20. Izo nkodeshwa ni 20 nawe mpembwa ni 20. Kuyemo ni cya 10. Ubundi agakaye kanje karimo intoryi n'inyanya n'ubutunguru n'ubutoya hano kwa Ntware ho nabaga ngiye kugura uko tuntu. Ariko ikambwira ati ariko ndi kumwe nawe. Ndise kutindi ikambwira ati wowe gusa ndi kumwe nawe kandi nkubuza amazina yose. Nabaye muri itorero rero. Mbabwa inshingano z'ubupasiteri mu buryo butunguranye. Imana ingirira icyizere irantoranya mu mukuru w'itorero. Abo twabanye muri urusengero sinzi ko benshi bakibaho, bamwe baratashye. Abo twakoranye bamugemanyi, bankanika, barugomeza, bari shari, twabanye n'abantu benshi. Ingi Imana ikomeza kunkomeraho. Mva hano njya Gatsata, nabonye afane ndakebuka, twarabanye njya Nyarugenge Kamashashi, hanyuma iza kunjyana kwiga. Mperukano rondo umunyeshuri, mwibuka ko mperukano nje kubabwira ko ngiye ku ishuri. Kuko nubwo ndi gukora umurimo w'Imana hariya i Rubavu, ariko mu rugo ahantu mvuka, ahantu nakoreye Imana ni hano i Remera. Ndi umunyaremera, abana banjye nabaha n'umudamu, ni naho nanubatse niho inzu yanjye ituye, ndi umunyaremera. Ndashima Imana roko yongeye kumpa kanya ko rukani wacu i Remera. Ndashima Imana kandi bwa Pastor Gatanazi. Nawe arabizi, n'Imana irabizi. Yo mureba ndishima. Yo ndi Pastor Gatanazi ndishima. Icyishimisha ni igiki? Nuko Imana mumpereye nk'umugisha. Ngeze Nyarugenge yamfashe gukora ni baturi. Ntabwo nari muzi, narabajije ngo mwampaye umuntu ufasha gukora ni baturi. Bati hari umuntu warererewe muri campus pour Christ. Ndamuhamagara amfasha umurimo. Nsabye inama nyobozi ngo bemere abe umudiyakoni, barambwira ngo ntago bamuzi ngo nibwa kiza. Ndabwira byihurire. Imana irakuzi. Nubwo abantu batakuzi, Imana muraziranye kuva kera. Tubanira Inyarugenge baza gushaka abapasiteri bahabwa inshingano bikorera handi. Yari auditeri, yakoraga ibintu byo yakoraga amakampani, ari umuditeri. Ndamuhamagara turamubaza waba pasiteri, ati cyane Imana yabimbwiye. Araza rero abo mushumba abapasiteri turakorana. Namubwiye ntumva rero Pastor Gatanazi, maze imyaka myinshi muri umurimo, wowe ni kukiza ngiye mazemo nyinshi, narakubiswe nabe n'ibibazo hase hejuru, mubwira ibintu byankomeje muri iyi nzira. Namubwiye nti ariko uziringira Imana ntukiringira abantu. Nkamwereka abantu abanyabyaha bakomeye, nta bose ukubona bakomeye, dufite abanyabyaha bakomeye babyemeraho, bavuga bati turakomeye ntawadukoraho. Ntibari bose uzabashaka kubabure no kubasuhuza kibari ikibazo. Ngira ngo nawe warababonye ntwamenye n'irengero ryabo. Abanyabyaha rero ntibakagutera ubwoba. Umunyabyaha ntagutera ubwoba uko yaba yitwa n'amazina ye n'urwego ariho. Umunyabyaha ni umunyabyaha, niyo baba ari benshi, niyo baba bakomeye. Imana igira igihe rero amufata. Ngiye ku ishuri asigarana itorero, ngiye kumva numva amakuru ngo bamuzanye i Remera. Kwa naje hano rero nje gusura muri umuna wanjye.
kandi nkabanje kumusura iwacu. Ubwo rero muzamufate neza, azi gusenga arabizi, azabafasha. By'umwihariko Pastor Pascal twarabanye mu ivugabutumwa, umushumba rero Pastor ni mwamwumvise, nawe n'umunyaremera, abantu bakoreye Imana ba mu rusengero, abadakorera ba hano hari byo tuziranyeho, muzi twubaka urusengero, muzi dutangiriye inyubako, none murabona ko muyirangije. Nubwo muri kwishima cyane roko rurangiye, igihe kizagera muyisenye mubaka indi. Muzi impamvu muzayisenya? Murabona stade zamutse hano, iyi ngiyi hano stade ebyiri ziri kumwe namwe. Mubona amazi ari kuzamuka iruhande rwanyu. Murabona imodoka muri kugura. Murebe imodoka nuko bamwe mwaje mu modoka muri nka batanu. Murebe mwese mazanye imodoka zajya kwandi. Kizageraho urusengero murukureho, mukore parking munsi uhereye ku butaka, mwubake hindi stade namwe muzamuka stade yindi, namwe mwubake stade y'abarukundo. Muzubaka stade. Mu bintu Imana ifite byoroshye n'amafaranga, izabaha amafaranga akamugakureho, muzane katrepirare, mujugunye, muzamura indi nyubako stade zamuki. Niba yasate nzogaruka kazaba gatoya kanu gasengero. Amen. Imana izabikora. Ndashima Yesu rero ko ngarutse hano kubasura. Umushumba Eric twarabanye. Twarasangiye ubugari tujya Bugarama, urabyibuka. Bura twararuhanye. Eric twararuhanye mu gifundi, yazaga za kunsuri wacu akiri mutoya ataranashaka. Arabizi, dufite amateka menshi rero. Ibyo nibyo bidukomeza. Korari rero abahetsi muraho. Babavyeyi bagiye hehe? Baba mama bari hehe? Ntaba. Barakuze. Nabonye mwumwe gusa. Ariko banza bicaye ahantu bari kubasengera. Nabonye Rayono muraho, Marigo. Mumeze mute? Nabonye benshi barakuze, ariko Imana nibishimirwe. Reka rero ne gutinda, nababwiye ko nari ku ishuri. Na kubera ibikomere byo kutiga, maze kumva Imana tubanye neza, naribwiye ntari kubu nubwo nshaje, ubu ntiwamba kwiga nkiga nkuko naribwige kera yonza kugira byebangana ku ishuri. Kaba nange nagiye muri internet nk'abandi bana, nange nkafata ivarize nkajya ku ishuri koko. Imana wabimpaye nubwo ndi mukuru. Imana tandabikwemereye. Ngira Imana rero, abana b'abakire bose ntibiga mu Rwanda, bajya Canada, bajya Amerika, bajya Australia. None nawe uri umukire. Nange ronjyana aho abana b'abakire bajya. Nabibwiye Yesu. Abana b'abakire n'abakire ntago biga ahantu hamwe. Ababakene biga mu mashuri asanzwe. Ariko abakire biga muri Green Hills, hano hakurya. Muri academy zihe, kore zira z'Abafaransa, kore Belgique n'ibiki. Ndavuga ni mu mahanga ukanjyanayo. Uri papa isi yose ni yawe uzangene ku ishuri. Ndagenda rero wese ko ni kubivuga washaka ishuri. Njya kuri internet. Ngiye kuri internet njya kuri Google shaka ishuri. Ndavuga ndashaka ishuri ryo muri internet aho niga mba mu kigo abazungu bagateka. Nkabona baratetse barampamagaye batirahiye. Abazungu bagateka bakampamagara ati ngwiro birahiye. Ishuri rero ndarishatse. Maze kurishaka ndaribona, maze kuribona ngira ngo nzabona buruse. Nge niko narinzi. Sara yavuze ngo yashimye Imana. Sara arabizi twahuriye ahantu ari kurira iby'amashuri byanze. Nabaga nti Sara rira makeya, sinzi yaravuye mu yirindwi. Sinakubwiye nti inyuma y'ibi hari ibintu bisobanutse. None nturi gushima ko burya nubwo bitinda, uriya Sara yahuye n'ibintu. Ashinya Imana gusa mugira ngo nuko byabaye. Ukuntu byagenze abandi bakamusiga, ariko nyine bicaho hose, ariko Imana ikabikora. Mbwira Yesu ngo isi yose ni yawe, Canada ni yawe, Amerika ni yawe, Uburayi ni ubwawe, Australia kuki ntajya kwiga abana bakire biga. Ukuri papa mbona ishuri bararimba. Barimba rero ngira ngo barampa buruse. Ndishima nabaza ndabyina mu cyumba, bonye bampaye kwiga. Mbabwiye ntizaza ryari batabanza wishyuri. Ngo iki? Gwishyura se nabyo birimo, kwishyura nabyo birimo. Baturabanza wishyure miliyoni 10 z'umwaka wa mbere. Kandi ngomba kwishyura miliyoni 30 kugira ngo ndangize kwiga. Ndagenda ndavuga se ibi bintu aba bazungu sinabazi n'amafaranga ntayo ngira. Ndavuga mfite miliyoni 30 ntaho najya. Umva 30 nyafite ntaho najya. Umva naguramo ikibanza nkaguramo akamodoka nkaryayo ngayo kazigira mu ijuru. Nyabahera iki? Nibwo rero mpamagaye papa biri namuberetse ndamumenyesha pare wanjye. Namubwira nti ko mbonye ishuri ngira gute? Agira kwizera kwinshi. Arambwira tubonye ishuri ati wo wizere bemerere kuzaza. Byajuru rero y'Imana yacu. Amafaranga yegeranya mu cyumweru kimwe. 10 ruruzura ndazishyura njya ku ishuri. Njya kwiga. Njya ku ishuri.
itorero impa rekomandasiyo, bankorera varize nk'abana batoya bajya kuko nyine nabishakaga, baramperekeza n'akavarize karimo utwenda n'amakaye, ndagenda ngeze Kanombe ndurira indege, directeur arambwira ngo nugera i Bruxelles mu Bubiligi ngo uzasanga mfite icyapa cyanditseho Uwambaje Emmanuel. Ndagenda ngeze i Bruxelles nsanga arahagaze na costume arindiriye umuntu w'umuturage wagiye gupagasa avuye iwabo, ngiye kubona mbona arahagaze aranyakiriye, arantwara. Papa birabyibuka, arantwara ashyira varize mu modoka anjyana ku ishuri, ampa imfunguzo, ngiye inzu yawe uzabamo, ngiye aho uzajya unywera icyayi, anzengurutse ahantu hose, maze kubona agenda kinga njyama hasi. Ndavuga nkanjye ndindi umuntu uvuka mu cyaro, inzara zarashizemo kubera kujya gupagasa, none ijuru rigeze aho rimba kujya kwiga. Ngeze ku ishuri nshima Imana. Imana ikora ibirenze by'umuntu yabasha gusengera. Imana uretse n'ibyo kandi n'ubugingo buracyahari. Ndashima Imana rero ko yabanye nanjye ku ishuri, ikampa famiye bamfasha mu bintu byose, nababeretse abaje kare, kabangira ngo mabwire ngo yushimye Imana ubu yisabye. Hari ibyo bita n'uburyo gusaba Imana mu kinyabupfura no kwishima. Nyine abantu bigeze bambwira ngo ntukajye ushima Imana ko waje gupagasa. Hari nabagiye babwira madame ati madame rero umugabo uzajya umubwira ntakajya ashima Imana biriya bintu. Hari urwego umuntu ageraho ntashime iyo yavuye. Ngira madame nti iyo ntarya ibyo nariye ntubumbona. Wowe urambona ameze gutyo ukagira ngo bari kugushuka abo ngabo. Warakubwira ngo singashime. Imana iransanga irambira ngo mwana wanjye ngo yushima biranezeza. Hari nabandi bantu ukomeza benshi kandi zagukorera nibirenze ibyo abantu batekereza. Mbagaze hano shima Imana rero ko ari Imana ivuga bigasohoza, irabisohoza. Ejo bundi rero nicaye ku ishuri nibwo Imana yambwiye ngo manuka ujye kunkorera. Muri itorero rya Deperi mwumva ibintu byinshi, njye nashaka kwatangariza ku mugaragaro ko ngewe ndi gukorera Imana. Imana yambwiye ngo ninjye kuyikorera, ngewe ndimo ijuru ryambwiye ngo ningende, kandi kubera ko ijuru ryambwiye ngo ningende mbese ndashyigikiwe n'ijuru kuvuga ntabwo numva ibitero n'imiyaga. Ngenzi iki Imana yavuganye nanjye, umuntu wawo ndi muzi kwa kundi munzi kose, ubundi umwanya ndiho nkoramo sinagombye kwa ngukoramo. Iyo biza kuba ari abantu ntabwo nzi diplomasi murayizi, niba muzi kuvuga cya ku ruhande, hari ibyo bita demagogie, amagambo atakuri ku mutima. Ngewe sindya iminwa kareka, nge ntabwo ndya iminwa, ntawe nshimira, nta muntu nshimira ngo warakoze ngo kunterekamo, ntawe. Niba harazongera bijyane wabimpa yazabijyane, ntawe nshimira, nta numwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru ya yindi yabonye ukondi, irambwira ngo nawe uri umwana w'Urahamu ngwino. Ndayibwira nikomeze kwishura minervare yanjye kandi nishura amafaranga menshi, maze igihembwe nishyuye, maze utanga itike y'indege, manuke ukora iki? Irambwira ngo ngwino ndagushaka. Barampamagara ngiye kubona mbona nibonye ku Gisenyi mu Rubavu, mbona bampaye abakristo benshi, bampaye uturere tuni, bampaye bita Ngororero, bampaye Nyabihu, na Rubavu. Mbona bampaye abakozi baruta mwebwe mwese mwicaye hano. Imana yampaye abakozi 670, abapasiteri n'abavuga butumwa, imisengero 540, imba abakristo 80. Imana irambwira ati ngaho ugende uvuge Yesu. Mukinezeza muri byose rero. Imana yampaye ahantu mvuga ubutumwa ntagombye kubisaba. Najya kuvuga ubutumwa ngasabiriza, mwambaye akanya, uzabaza w'akarere, ujya kubaza umushumba w'ururembo, azabaza kwandikire. None nta muntu usaba kujya kuvuga ubutumwa. Reka ntawe mbisaba. Imana yampaye umurima munini wo kuba mu butumwa bwiza. Nabwiye abashumura bambwira nti gahunda n'ijuru, gahunda n'ijuru, mureke twigire mu ijuru, ibindi mu byihorere mureke amatiku n'amagambo twikomereze, ko Yesu agiye gutwara itorero rizazamuka. Ndashima Yesu yo kuyanyagura imbago zivuga butumwa. Ubundi ngende umuvuga butumwa, najyaga mvuga ubutumwa mbisabirije, none Yesu yabimpereye ubuntu, ntawe mbanza kubisaba. Yo mbwiye umwe ngo ejo nzaza, aravuga ati Imana ishimwe, ntawe mbisaba, nta n'uwo mbinyuzaho. No kuza hano nyine hano ntibabinyima. Ndetse wabinyima hano mushumba gatanazi wakwanga se wabigenza utese urese nukuza, nta mahitamo afite uretse kumbwira ngo uzaze. Ibyo si binini ubwo, ibyo nabisuzugura. Uzi kuyanga Imana iguha ijambo, iguha abantu bwira Yesu kandi babwira amagambo y'ubugingo abahembura. Nshimiye imbere yanyu kuwiteka yanyaguriye imbago zivuga butumwa, ikamba abantu mbwira kandi bakanantega amatwi. Hari kubwira abantu batashaka gukumva, abo mbana nabo nta mahitamo bafite, barabyumva nyine bagira gute se, ntiyasohoka ngicaye aho ngaho, arabyumva bishaka atabishaka, mubwira Yesu ku ngufu akamwumva. Yesu yabigira gute?
Imana yampaye ijambo ryo kubwira abantu ngo Yesu azagaruka. Yesu nashimwe rero. Ntabwo naje kubasetsa rero. Naje kubabwira ko gushima nizo mbaraga zacu. Yushimya Imana yakuvanye uba wongeye kuyisaba ngo izongere ikore n'iki n'ibindi. Kandi Imana igifashwa, Imana ijya yishimika nezerwa ikitanga. Hari Imana uyiririmbira ukayivuga ukayisenga ikavuga tumva uko mvuganye nawe. Ati nje nona Imana iginezerwa igakorwaho. Niyo mpamvu mbwira ngo mujye mukunda Imana yanyu. Uyu mwanya rero mu mwanya bampaye wavuga ati uyu mwanya maze kuki atarasoma ijambo ry'Imana. Nubwo bwari ubutumwa nababwiraga. Imana niyo kwizerwa. Yandyama ngasinzira rero. Ndyama ngasinzira. Hari ijambo bita mu Cyongereza, hari ijambo bita provider. Imana ni provider wanjye, ni yundeberera. Sinjambwira Imana ngo nkunda ndamahoro. Kwimbabaza zawe nyinshi ndamahoro. Naho ndiho, naho napfa, nse nkundwa nawe. Kumbwira ngo hari ibiki ntibindeba. Icyo nzi kimwe nuko ni mu biganza bya papa. Nyamyama ngasinzira, nyangira amahoro menshi mu mutima. Kubera ko ibyo ndimo sinabisabye. Ntawe nabyatse, ntawe mbishimira, ntabyo naguze. Kubwiyo mpamvu mushima Yesu. Amen. Ijambo Imana ambaye kubabwira ni ijambo rivuga ku muyaga. Shaka kubigisha ibijyanye n'umuyaga. Umuyaga ni ikintu muzi. Umuyaga wo mu nyanja. Reka nsome muri Mariko ibice 4. Nsome ku makuru, tuvuge ku makuru yabayeho ni ibintu byabaye. Ahantu havuga ngo Yesu aturisha umuraba. Inkubi y'umuyaga mu nyanja. Ni mu bice 4:35 muri Mariko. Umurongo 35 ndageza ku murongo wa 41. Ndashaka kuvuga ku bijyanye n'umuyaga n'inkubi y'umuyaga, ibintu byose bivuze induru, ibisamira, ibyo byose bikagusanga ahantu ntacyo wabikoraho. Ndashaka kubwira imbaraga za Yesu ko Yesu acyaha umuraba n'umuyaga bigaceceka. Iri toro turimo rifite nyiraryo, yavuze rimwe biremera. Kasoma ijambo ry'Imana. Haranditse ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Aho mwaca akarongo, twambuke tujye hakurya. Muzi ko ahantu turi kujya nubwo tumeze gutya tuzataha hakurya ya Yorodani. Hakurya ya Yorodani hari ahantu heza, hari ahantu heza turimo tugenda natwe. Twamutaki tujye hakurya. Ngo basiga abantu, ndi gusoma muri Mariko ibice 4:36, basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari nandi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bugeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha tubyitayeho ko tugiye gupfa. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bigira gute? Yesu ashimwe kurara bahetse. Dufite utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira. Ibyo mu bijyane mu bitahane. Umuyaga n'inyanja n'umuraba dufite, turi kumwe. Nubibwira ngo ceceka bigaceceka. Muri adeperi muri misi harimo umuraba ugira gutya. Muri byavuze ngo katujyana hino katugarura hirya. Ariko umunsi umwe hari igihe muzumva ijwi rivuga ngo ceceka. Mujye kumva ibintu byose byo muri adeperi biracecetse nkaho bitabayeho. Abantu bose akitwa abadeperi. Ubu kuba umwadeperi mugenda mwububa mwumva bateye isoni kubera umuraba n'umuyaga birimo. Ariko ntago harimo umuraba gusa, harimo n'umuyaga, harimo n'ubibwira ngo ceceka. Turamufite. Hari ikintu abantu bajya bibaza. Ubwato Yesu arimo umuyaga ubugeramo. Urugo Yesu arimo urugo rwawe umuyaga wagira mu rugo rw'umuntu w'umurokore. Korari Yesu abamo yabamo umuraba. Umuntu w'Imana uvugana nayo niwe yahura n'umuraba. Igisubizo ni yego. Ntabwo umuraba uri wawe
usobanura ko Imana idahari. Iyo abantu babonye umuraba n'umuyaga byisukasuka iwawe, umwanzuro baravuga ngo nta Mana ihari. Kandi Satani ikintu akunda ni ukubabwira ngo niba hari ibyago n'amakuba bije ngo nta Mana ihari. Reka mbabwire, umuntu ashobora kugira ibibazo n'ingorane n'akaga n'amakuba kandi Imana ihari. Bamwe bagaca urubanza bati ni ibyaha byinshi, ntajya asenga, ntajya yiriza. Hari n'abatanga icya 10 bavuga ati njye utanga icya 10 cyinshi mpagarika umuraba. Ushobora gutanga icya 10 cyose cyuzuye umuraba ukaza mu byo ukora, ukaza mu byo urimo. Ariko ikintu kinezeza muri byose, ikibazo si umuraba, si n'umuyaga, ahubwo no kwibaza ngo ubu bwato ndimo Yesu aburimo. Ubanza ugire garanti, icyizere, ibintu byose uzajyamo ukamenya ko Yesu abirimo. Ujye ubwira ibintu byose uti wa muraba we, wa muyaga we, nubwo ari ukuri kwigira, ariko usumba byose, utegeka bikaba, arahari. Kumenya ko Yesu ahari niyo garanti. Subiremo, garanti si uko utagira ibibazo, si uko utagira ingorane. Si itorero rituje, aho gira mbe mu itorero rituje ririmo Satani, naba mu itorero ririmo umuraba ririmo Yesu. Aho gira mbe mu itorero rituzi kandi murayaze amadini atajya avuga ku maradiyo no ku mateleviziyo. Abenshi babonye umuraba uje bari rukanga, naba mu itorero ririmo umuraba ariko nkapfa kugira icyizere ko nyiraryo agize gute arimo. Hari igihe tugira ibibazo bakavuga bati mujye mubanza kumenya ko Yesu ahari. Nimumenya ko Yesu ahari, mujye mumenya, iyo niyo garanti. Garanti ntabwo kutagira ibibazo n'ingorane. Birivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi n'ibingahe, imukiza ni wingahe. Ni umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu aravuga ngo tujye mu bwato. Yesu nawe ajyamo. Yesu agiye mu bwato ajya ahantu bita ibyerekeza iyo bugana, aryama imbere. Ageze mu bwato mu gihe ngo bakigenda hari bwije nimugoroba, ngo uwo mwanya Yesu amera ate? Ngo yameze gute? Ese buriya yarasinziriye? Ntiyaryama twashira, ntaryama ntajyahunikira, yiyemeje umutima mfite ibyiringiro. Amen. Tizemera kwibirenge byawe bitege, ikurinda ntabwihunikira ndisinzira. Imana nirinda Bisirayeli, ihora riri maso ndisinzira. Imana nirinda Bisirayeli, ihora riri maso ndisinzira. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Uwiteka niho guturu kumana yaremye ijuru kuwiteka niho guturu.
mana kumana yaremye ijuru. Amen. Urugo Yesu abamo rushobora kuba mu muraba, bizinesi Yesu abamo ishobora kuba mu muraba. Ikibazo si ibibazo, ikibazo ni ukumenya ko nyir'ubwite nawe ahari. Bamwe muri mwe mufite ibibazo, munibaza niba n'Imana mwavuganye, hari n'abibaza niba ariyo mwavuganye, ariko uzajya umenya, ujye babwira ngo nubwo bimeze gutyo nyir'ubwite arahari. Bagiye mu bwato rero, ngo basiga n'andi mato, ngo bajya mu bwato, ngo Yesu ageze mu bwato ngo arasinzira, niko Bibiliya yavuze, ariko hirya indirimbo atubwiye ngo ntajya aryama ntajya ahunikira. Maze ikitwa umuraba rero, mu bwato hari abana bo kwa Claude bansuye, Claude n'umushumba w'Inamiri baransuye ejo bundi ku Gisenyi, n'abana b'i Buruseli. Bahageze bashaka kujya ku mazi, nturanye n'ikiyaga cya Kivu, noneho bajya ku mazi bishimye cyane. Bageze mu bwato, mu bwato hagati, ubwato umurabo basangamo, ubajyana hino ubajyana hirya. Babwira nyir'ubwato ati rekeraho, aho twajya guhareke dutahe. Ariko bari bambaye protection, bari bambaye akantu gatuma batarohama. Ntabwo tuzarohama. Bana b'Imana ntimugire ubwoba, kuri Yorodani umusare ni Yesu. Baza kuva mu bwato barataha bati kwe dushize, ariko babanje kubambika protection kugira ngo bataza kumanuka. Yesu rero ajya mu bwato arasinzira, maze gusinzira hatera ibintu, ariko Yesu n'umuhanga arisinziriza ngo arebe uko bifata. Hari Yesu ujya yisinziriza ukibaza niba hari cyangwa adahari, akagona bikomeye agasinzira ukumva ari kandi ari kugira gutyo wowe wenda gupfa. Noneho Yesu ari gusinzira rero, iyo yisinzirije gutyo ari magona kandi yagomba gukemura ikibazo, akenshi twirwanaho. Umuyaga uhinjira mu bwato, amazi yinjiramo ngo bwenda kurengerwa. Noneho bwenze kurengerwa baravuga bati twe kurusha Yesu, ibi bintu biramurenze, nta kuri batumuhamagara, twirwaneho. Bayabaza ukuntu babigenza rero, bafata amazi bayakora mu bwato ngo bayakore mu bwato, ubwato bworoherwe. Birwanaho byararangiye se. Nigeze mbwira abantu muri ADPR, kuva tutarahamagara nyir'itorero ngo akore mu uyu muraba, tukiringira abantu, niyo gutegereza kuzashiramo. Kugeza igihe abakristo muri ADPR bazavana amaso ku bantu bakavuga ati ariko nyir'ubwato wamuhamagara. Babanje kwirwanaho bakuramo amazi. Hari igihe umuntu ajya agahamagara bene wabo, ugahamagara bene wanyu, ba oncle, ba tante, ugahamagara wamara kubona birarangiye batakikwitabye, ukagarukira Yesu utari ko Yesu mbabarira natinze kuza, ati nari nabanje kushaka tante wanjye, ati ari oncle, ati hari afande, atari ministry tuziranye. Ayiwe, hari ibyo batashobora, hari ibintu bagira gute batashobora, nabo hari byabananiye. Ushobora byose ari kumwe natwe, mujye mumubwira bitarakomera, bitaraba nabi, amazi atararenga ihumbi. Bamukanguye rero, dore ukuntu Yesu namukunze, yabaye ngaho atarahari, aba ngaho atarabizi, asa ngaho mbese akanguka ati yako Yesu we ntubyitayeho. Ntabwo babwiye Yesu ngo akanguke ngo abakize ikibazo, bamubwiye ngo akanguke yoge arebe nawe ko yakira. Bamubwiye ati ariko Yesu wowe uri musinzira, ntuzi ko twakurwanyeho ngo uryame, none ukomeje kuryama, kanguka turebe ko twakoga. Yesu akanguka atiruka adakutse umutima, abisuzuguye byose, ativuguta cyane. Ati niki bana banjye, ati ntukibona se uri kubaza iki? Urimo bazibiki? Mwabaye iki ko muvuza akamba? Ati se wowe uri mu biki kubona byakomeye? Yesu aravuga ati ni ibiki byababayeho? Atamazi ngiye mu bwato, muraba ni mwinshi, ishuheri tugiye gushira. Nkawe yakababaje ati se niba mugiye gushira nanjye ndapfana namwe? Ubwato muratekereza ko turohamana? Nyine turarohamana, ari mwe murarohama nanjye ndohame. Kuki mwavuza akama kandi mubona mpari? Twumvaga ko nawe utabishobora. Hajye ubona Imana itabishobora, ukabona byakurenze, ukabata Imana ndakubabariye. Muri jenoside hari umuntu wigeze wihisha ahantu, yisha ahantu bamwirukanseho muri jenoside. Bare ntanga urwo rugero, Imana yamubwiye ngo nzakurinda. Umuntu aragenda ajya kwihisha, arihisha, baramushaka baramubura, yumva agiye gupfa n'inzara. Aravuga ati aba bantu bari kunshaka, nanjye ngiye gupfa n'inzara, reka mbishyire ne kwiyahura. Arizanye ajya kuri bariyeri, aravuga ati nzi ko muri kunshaka, none ndaje ngo mbaruhure mutahe. Bati
atugura umuzimu uvuye. Uwo muntu aracyariho, baramuretse. Yari yabwiye Imana ati ndakwabariye nawe ntabyo washobora, ariko ni ukuri Imana irabishobora. Hari igihe mubabarira Imana mukayigirira impuhwe ngo muyigirire imba. Ngewe sinyangirira Imana impuhwe, ndayibwira ngo birashoboka, ndayibwira ngo birashoboka. Nigeze njya mu Buholandi ngiye mwivuga butumwa ndi kumwe na madamu wanjye, twageze ibyuma birahagarara gutya. Hari nijoro ngiye gusura umuntu mwivuga butumwa, ibyuma bihagarara mu nzira. Twatuze imodoka mu Bubiligi kandi tugomba kwinjira mu Buholandi, ibyuma birahagarara, bariyeri zo mu muhanda zirazamuka. Ntabwo ari bariyeri itambitse, ni ibyuma byazamutse. Nyobega icyo gukora, mbwira madamu nti rero ubu karabaye, aho tujya batubuze, inzira niyi. Hanyuma tubona imodoka y'umuholandi iratambutse, mbwira umushoferi nti yomeke, arayomeka. Twinjiramo imbere, tugeze imbere dusanga n'ibyuma byamenye ko twaciye hano, nabyo birazamuka. Gusubira inyuma dusubirayo dusanga nabyo byazamutse, iby'imbere byazamutse, inyuma byazamutse, keretse tuyikoreye ku mutwe. Nta shwaka dufite keretse tuyikoreye. Noneho ndavuga se ubu mpamagara abapolisi, nabona abapolisi baraho tababwiye tuti kwagize ikibazo, imodoka yacu yafashwe n'ibyuma. Aratubaza iraguruka, yatwaje iraguruka, ubundi yageza hiti, ubundi urinda uvuga ngo imodoka yanyu yageza hirafatwa, yageza hiti. Ni gusobanura ntiwabona ibyo usobanura. Ngira Imana nti Imana rero kamubwire nakoze amanyanga ndomeka imodoka y'abandi, none tugeze imbere haradufungiranye, bazo mpimbabazi nurangiza nkoresha bwa butware wampaye. Ndavuga nti ibi bintu birumva nubwo bihagaze nk'ibibeto, ibinyagwa birumva. Mbwira madamu iminyagwa ngiye kubibwira kandi nyaga ibi bintu birumva, ibi bintu bijya byumva. Yesu abwiye igiti kirumva kiruma gereye mu mababi, iyo ariko yaraguye bayibwiye. Mbwira ibyuma nti wabyuma we, uzi neza ko ngiye n'umushyitsi wa hano, none dore uhagaze mu muhanda, imodoka twazanye nawe ararambiwe, ndagutegetse ibwirize manuka. Byaramanutse biramanuka. Nza kumenya ko rero tugendana n'Imana no mu ngorane. None rero muri umuyaga twavugaga, Yesu akangutse abwira umuraba, ntabwo yabwiye ibi, baravuganye. Yesu yavuganye ibi byose mubona Yesu avugana nabyo. Avuga ati muraba ushinga amatwi, kuko barakwara ukuvugana. Yabwiye umuraba ati muraba we, uzi ko ari njye wakuremye, wamazi we, uzi ko tuziranye, ndakubwiye ngo cicika vana kamaho ngaho. Amazi ati nyakubahwa sinongera wongera kumva nsakuza. Cicika rero, umuraba uti ce, umuyaga ati ce, amazi ati ce, babona byose biratuje. Baravuga ngo mbega uyu ni muntu ki utuma umuraba n'umuyaga bimwumvira. Uwo mugabo rero ndi kubabwira niwe nyiri itorero. Iri torero rya Daperi mubonda rimeze gutya, rizabamwe amahoro, rizuzura umwuka wera, abantu bazatangazwa n'ibyo Imana izarikoramo. Uyu mugabo agiye guhaguruka abwira amagambo n'ibinyamakuru ngo ceceka, muzatangara ibyo Imana izakora mu Rwanda ikoresheje iri torero. Ubwo Yesu turi kumwe rero ntumugire ubwoba, ubwo Imana yampaye komera. Niba Yesu ari kumwe nawe ntugire ubwoba. Ikintu cyantangaje rero nenda gusoza, uzi ko ngo bageze hakurya, nubona umwanya wo gusoma uzasoma mu bice 5 muri Luka, ngo Yesu irukana abadayimoni benshi mu muntu. Bageze hakurya ngo baza kubona ngo umuntu hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abamagadaleni, ngo yomotse ngo uwo mwanya ngo umuntu utewe na dayimoni ngo ava mu mva, ngaramusanganira. Ngo yabaga mu mva, nta wari ukibasha kubona icyo ashobora kumubohesha naho wamumunyururu, kuko ngo akenshi bamuheshaga ingoyi mu maguru n'iminyururu n'amaboko, maze ngoyi akazicagagura n'iminyururu akayicagagura, ndihagira umuntu n'umwe ubasha kumuboha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo akikibesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, ngari rukankara mupfukamira ati nijwi rirenga ati databuja Yesu mwana w'Imana isumba byose, nkurahije Imana ntunyike urupfu n'agashinyaguro. Ngo Yesu aravuga ngo muri ibiki mwebwe turabadayimoni muri bangahe? 6,000. Aravuga ati murifuza iki? Ati turashaka ko utwemerera ntutwice santiragera tugehe mu nyanja. Abwira ati muce mu ngurube mbone mugenda. Bari abadayimoni bari bava muri wa muntu bajya mu ngurube bajya mu nyanja. Bivuga iki? Nubona subiremo ufite ibibazo n'ingorane
n'umuraba byisukasuka ku buzima bwawe. Uzahita umenya ko ukwiye kubicecekesha no gutuza no kwizera, kuko hakurya yabyo haba hari akazi. Hari akana kamwe nazanye mu bana mfite abana batandatu, mfite abahungu 5 n'umukobwa umwe. Sinzi niba umwana yakiri hano. Obedi, waba ugihari? Yasohotse. Haguruka. Urana umwana wanjye wa 3. Ni wicarire. Karakana kararwaye. Kararwara. Tobirwa ingwara karwaye. Noneho ndavuga uyu mwana urwaye gutya, uyu muraba ufashe uyu mwana, hari ibintu Imana izamukoresha bidasanzwe. Mbira mama we karakariro, ndumva papa Joza arabizi, yarariraga umwana akarira nijoro, umwana akarira mu gitondo. Ndavuga nti umva uyu mwana azaba mu muntu udasanzwe. Iyi miyaga n'iyi miraba nibituma twibwira yuko nta gihe hari inyuma ye. Igihe kiragera Uwiteka haza kuza umuntu twa Obedi, n'umusaza wo mu Gatsata. Araza arambira ati okana kari hehe, ntingaka kari hano. Aragasengera gahita gakira. Niba ari umwana ngira mu rugo, ugeze mu rugo ni umudiyakoni uzwi. Iyo umuntu abuze ikintu mu rugo arakubaza ati mbira gusa ahantu waruri, kakigushakira. Ni utaye amafaranga mu nzira avuga ati mbira ahantu wanyuze, kajya kuyashaka. Nukomeza. Ariko yararwaye, yararembye, yarapfuye, ariko uwo muraba wari umuhitanye. Nkabona ko inyuma ye hari gihe abademoni bazamutinya. Unubona urwaje umwana ukona abana bakunaniye, tukabavume, tukababwire nabi, haba hari imbaraga ziri kubahiga, ariko inyuma yabo hari ikintu Imana izabakoresha. Mwabonye hano abantu bari gushima Imana, papa Sara n'umuryango we. Ushobora kubona abana bahagaze kuriya bambaye ukagira ngo baraye bavuye mu ijuru, ni komani ivuye mu ijuru. Buriya baciye mu buzima bw'umuraba, ukiheba ukona ko bicitse pi, ukavuga uti birarangiye. Imana ikavuga ati ndi kumwe nawe. Hari igihe umuntu muri iyi nzira ugenda hano ntubone ibikurikira, hari icyo bita next step, ntubone intambwe ikurikira. Zikari igihe umuntu ajya yibaza niba ejo buzaca, kurikije ikibazo ufite kavutse ejo buzaca, ugateranya ugakuramo igisubizo ngo sinzabaho. Dayimoni kakubwira ngo ntabwo uzabaho. Nyamara hari indirimbo muririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo mu mwijima wo mu nzira hari igihe atabona. Mu mwijima wo mu nzira twizeri, hasigaye umwanya muto, izuba isi rero isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo muri mwebwe. Ninde waciye ahantu akabona ko nyuma y'uwo munsi atazabaho? Ntimuhari. Ukarwara ukahita uvuga uti igisubizo ni ukuzapfa, none ukabura hari. Mama Biri ndumva bizi. Mama Biri kuba wicaye hano n'abana bawe, uriremera na papa Biri n'abakobwa bawe, mwicaye hano nyuma y'ibyo muganga yanditse ku buzima bwawe. Uriya mubyeyi mwabonye nuko atababwiye, yageze ahantu nyine nuko nta kundi. Hari nibanga buriya mutazi, yaje gusezerana kugira ngo nibura azajye mu ijuru yarasezeranye. Be barabanye batarasezeranye n'umutware, nyumho baza gukizwa nyine. Aravuga ati ngo nzapfe ntarasezeranye, kamaze nke muri byanjye byose nzatahe neza. Aza gusezerana hano ngo azigire mu ijuru amahoro. Imana ikamubwira ati uzabaho. Uzabaho? Uzi ko tubaho? None nturiho se? Inyuma ya bya bindi, inyuma y'umuraba n'umuyaga, Imana ibishaka kuzicara mu gisharagati ufite abakwe. Hari igihe umugabo n'umugore bagirana amakimbirane, hakaza induru mu rugo, ukumva ijwi rivuga ngo mutandukane. Ikijwi cya dayimoni ngo mutandukane. Haka Imana ikavuga ngo ndi kumwe nawe. Iyo Imana ibona uzicarana n'abana bawe n'umugabo wawe mwicaye mu gisharagati mukora ubukwe, Satani araza agateza umuraba mu rugo ngo mutazagera kuri uwo munsi mukuru. Bamwe muri mwebwe mufite umuraba mu rugo, mwibuke yuko imbere yanyu hari n'ibirori by'ubukwe ku bana banyu. Bishaka kwihangana rero. Ndashaka kubabwira ko hari igihe ubona bikomeye, ubonye ko bicitse pe, ukabona birarangiye. Ndashaka kumenyesha ko iyo ari Imana yavuganye nawe,
umuraba n'umuyaga bikisuka mu buzima bwawe, ujye uhita umenya ko utaza gupfa. Imana ibigira ngo ikubwire ngo ndi kumwe nawe. Yesu agira umuraba ngo ceceka. Bimaze guceceka rero, bimaze gutuza, baragenda ngo Yesu barambuka, bageze hakurya bahura n'ibidayimoni 500, ibidayimoni 600. Iyo rero wanesheje umuraba wo mu bwato, ibi kankubwira ibintu uri kurwana nabyo nushobora kubona bitaguhitanye. Ni ukuri ibintu urwana nabyo, byaba ibyo mu mwuka, byaba ibyo mu mubiri, byaba ibyo mu bugingo, nibitakwica ukabona urenze kino gihe, ejo hawe hazaza uzahagarara abadayimoni baje bavuga ngo twemerere twijyana utarasenga. Hari igihe uhura n'ingorane ukiheba, ariko imbere yawe Imana ishaka yuko abadayimoni bazapfukama mu izina rya, ugahamagara mu izina rya Yesu, abadayimoni bagahagarara. Yesu ageze imbere y'abadayimoni, umaze kurenga umuraba rero, y'umuraba wakigetse n'ituze, ugeze imbere y'abazimu ntusenga, bipfa kukubona gusa. Iyo wanesheje ibikwirukankaho, sinzi ikiri kukwirukankaho, ibintu bikurukangaho iyo bitaguhitanye, ukabona uwo muraba urashegetse mu bwato, ujya kubona ukabona wagira imbere y'abadayimoni, bakavuga ati turijyana mu ngurube, turimanukiye. Kubera iki? Wanesheje ibya mbere. Abahetse mwe guhura n'iki? Muraba mu bahetse, wa muraba uracyabamo, barukaba muraba mwinshi mu bahetse, wa muraba uracyahaba. Umuraba udushira ukibaza niba waranahabaga. Adeperi igihe kizagera umuraba muri kumva n'amakuru mwumva, ibinyamakuru bihinduri, nibirangiza abantu bose bita abadeperi, kubera uburyohe buzaza mu itorero ryacu, kubera urukundo n'umukabera bizaza. Ndashaka gusoza mbabwira ngo ibyo unyuramo uyu munsi rwana nabyo, uneshe, ukomere, wibuke ko nyiritorero muri kumwe. Imbere yawe hari ibindi Imana izakora utagombye kuruha. Senga ya none gusa, busenga ya kino gihe, busenga yo muri iyi minsi, ariko nyuma y'uyu munsi Imana hari izaciyekesha. Ndashaka kubasengera Imana. Amena. Ndashaka ko dusenga. Kamabaze ikibazo kiri hehe? Kiri hakurya y'inyanja cyangwa kiri hagati mu nyanja? Kiri hehe ikibazo muri iyi nkuru ya Yesu? Ikibazo kiri hehe? Ni hehe usabwa gukomera? Ni hehe usabwa kwizera? Ni hehe? Si hano hagati? Ni none. Njye nahuye n'umuraba wa wundi ugahungabana, kagira ngo birarangiye. Nigeze uyu mujyi inzara indiramo, kandi naravuganye n'Imana. Imana arambwiye ngo tugende i Kigali. Ndaza nasenze 3, mbona itike, mbona umuntu arantegeye aranzana. Nzanze ngo navuganye nayo, irankubita, ariko inzara indira muri iki gihugu. Ndavuga ndatashye, nsanga mwarimu Odeta. Ndavuga nti mwarimu Odeta rero mwarimu wanjye, ndagiye. Ugiye se? Subiye iwacu. Habaye iki? Ntiranyishe. Wavuganye n'Imana, twaravuganye, ariko ntabwo iri gukemura ibibazo vuba. Iranyishe, ndagiye. Arambira ngo hari ijwi ryayo ugira. Ntabwo ari ijwi gusa, mfite n'akaye gasuku irimo amasezerano, ariko mfanye inzara n'amasezerano. Arambwiye ati ntukigiye, guma hamwe, komera. Ubu se koko ubu ndacyapfuye? Oya, niba nzanapfa sinzapfa ko gufata icyo gihe. Niyo napfa sinabara banshingura. Mu kibazo nifite gikomeye no kuzibaza bazanshingura, kuko mu kibazo kwa dufite abantu bavuga mu ntara tukigera hano i Kigali, kwibazaga nimfa nizuzanshingura. Iyo twabonaga umuntu arembye mu bahungu twazanye, tukabona ararengeye yenda gupfa, twaramutegeraga tutugabasha kwicara tumutegere agwe iwacu, kuko baracukura mu rutoki bagashyiramo bikarangira. Ariko nahanga imodoka ngimbaho tugategera umuntu urakagenda kare, ko twabonaga kumushingura bizatugora. Twategeye umuhungu witwa Mbembe o kwa Birena, tubonye arwaye tuti aho kugira ngo umuntu uzatugore tukamujyana. Ndiko tuza abantu bahano, twarabakuyakuya tutaza abantu. Rimwe nagiye kwigisha muri Nibature, sanga witwa Zakayo, namubwira nti kumfite ijambo rimfasha. Arambwira rero ati ragufasha ibyo, ariko rero kamazinyo kwereka umushumba Karurange Edouard, nkubwire kuri umwana wacu nagakumba nasaba gasani, tubabwire kuri umwana wacu baguhakanya. Baranjyanye mu gitondo Nyabisindu, bati uyu mwana rero n'umwana wacu, ariko wareba ukuntu umeze ko nenda gupfa. Ase uyu mwana n'umwana wanyu? Ati numurokore n'ukuri umwana wacu, timuzamuhe asuhuzeho mu gitondo, nuko nsuhuzaho. Bucye njya gusaba akazi hano haruguru ku isoko aho ryahoze, witwa muri Baturi twaza ni Zakariya. Hari umuntu akoraga hano haruguru afite iduka. Umuntu arambira ati ngiye gusaba ubuzamu ujurira ku iduka hano haruguru isoko ryahoze.
arantwara narahombanye inzara ingaragaraho murabona ko meze nkaho ntajya meze nkaho nenda gupfa murabona ko ubundi mese bya pastor nge ntabyo mfite pastor agomba kuba afite ukuntu hano imbere bimeze ukuntu rimwe ndajyanye na papa biri uri pare wanje twajyanye mu Buholandi kwigisha abantu miye n'umuvuga butumwa mbese mu giterane papa biri rantwara mu modoka ye ndi nambara gakote ndi yegeranya na Bibiliya turajyana tuhageze barebye nge nawe baravuga ati ko biri kose uyu umupasiteri sinkubeshera mama biri yarahari baramufata bamujyana imbere bavuga ati mushumba baramuterura uri papa biri dore nguyu yari hano baramuterura bamushyira ku ntebe aticara hano na Bibiliya baramutwaza noneho ngewe nanjye ngashaka kugira ngo negerayo nta karita mfite nta kimenyetso nta ruhara ntanda ntamvi mbese muri kintu mbereka ntinyamara nanjye ntinyamara baranjyana inyuma barambati wowe wicara hari inyuma noneho rero papa birari hano arabwa atari kuri ya muntu nazanye niwe mupasiteri ati niwe mupasiteri ati twarebye ukuntu ameze tumujyana inyuma hari igihe batureba nuko tungana n'ibiro byacu bati najye hariya hirya kandi bantumiye bari bantumiye aribo banjyaye ariko barebye tayi baravuga ati genda njya gusaba akazi hano haruguru rero njyaho gasabayo umugabo witwa Zakayo arandeba aravuga ngo uyu mwana ntiyiba urubuhanya bari kuntangira ni inyangamugayo yakurindira ibintu akayarara ku ibaraza ryawe akakurindira ibintu umuntu arandeba ukuntu meze hano harahumbanye ati ko muna meze nk'umuntu wiba ntabwo wibasha rwose ntabwo niba n'ukuri ntabwo njya niba kandi nta hanzi yarebye gusa uko umuntu ameze batagomba kuba yiba tagomba kuba yiba nta kindi gihari hari igihe umuntu akureba akavuga ko wiba kandi utiba hari igihe bakwita umurozi bagakureba ati uyu muntu ni umurozi ukuntu asa kandi ari inzara yakumennye amaso bati ni umurozi Dofi uraho Udofina ni mushiki wanjye arabizi nabuze inkwano mama wiwe arambwira ati ngiye kuguha amafaranga nkugurize uzapfa kutanyambura ntango nzakwambura ngiye sinambura uretse nkonye n'inye ariko n'inyangamugayo mama wa Dofina ampa inkwano y'150 ntinzayaguha sinzapfa ntayabonye nayamwishyuye ndumva narabishyuye n'ukuri naraba yabahaye urumva rero ubwo uwo muraba w'ubukene wagira ngo nishingire kubera yuko niba nta mpano ntakazi ugira uri gukora ubukwe bw'iki ndavuga nti rero nubwo ndi umutindi nzaca mu rusengero nibashaka bagurisha kandi y'umutobe nicaremo ariko nkora ubukwe bwa gikirisitu ubu se binyanditse ku mutwe tapagihozo uhagaze hariya uriya mugabo uhagaze hariya wambaye umudiyakoni ubukwe bwe twafashe kwaguza umutobe ku murindi twoza amacupa ya fanta dushyiramo umutobe tuwita fanta tuti wa mutobe we uri fanta none ubu nta parika hano n'imodoka yiwe ari hariya iyo mitobe imuri mu bitugu kambabwire hari igihe duca mu buzima nima nkomeza abantu muri hano mu kintu muzirinda ntimuziteranye n'Imana ntimuziteranye n'iki n'Imana kubera kuretse n'ubuzima bwa hano muri Remera nyuma y'ubu buzima hariho n'ijuru Imana yadusezeranyije ubugingo niyo mpamvu rongera ngo mbabwire ngo umuraba mucamo uko witwa n'amazina yawe waba uri umuraba uri mu rugo rwawe umuraba uri mu bana umuraba uri mu kazi umenye niba Imana muri kumwe umunsi mu gitondo kimwe ijuru rizavuga ngo ceceka byose bizatuza hakurya y'Yorodani rero abadayimoni bazagenda bava mu nzira bijyana hari ubwo kugeramo ukaba utagisaba umwanya wo kwigisha warajya gumandiya umwanya wo kwigisha nigeze nsaba kwigisha ahantu hamwe barambira ngo nzandike mu gakayi byo nza kwigisha kandi hano umupasiteri namubwiye nti ndumva ijambo ryo ku cyumweru narishobora nimvuye muri nibature ntangiye kubimenyera no mu rubyiruko pasiteri arambwira ati urashaka ku cyumweru ati ufite ikote ntarishaka hari amakote ya 800 bagendana hano ku rutugu ngura umwana ndi mu ikote ntirisa na karavate ntirisa n'ishati nta na kimwe gisa n'ikindi ngiye bambwiye karavate gusa n'ikote ngura ibyo mbonye bidasa ntacyo bimbwiye tifata agakayi kagasuku ndandika ibyo nziyigisha arambwira ati numva wabishobora atari ko se ko bidasa ibyo bintu wambaye ariko nibyo mbasha kubona kamabwire hari igihe umuntu yambara inshurikirane kandi uri umuntu w'Imana Imana ikuzi izina amazina yawe inakukomeza ibigira ngo wihanganire mu bukene wihanganire mu bigeragezo wihanganire mu magambo igihe kiba kiri buzagere ibyo byose bikaza
ku buntu bw'Imana. Ko nshaka dusenga, ngiye gusengera abantu bari mu muraba. Ugomba kuba ari umuntu Imana yazanye hano, umuraba wenda guhitana. Hagomba kuba ari umugore uri muri literaniro wenda kuva mu rugo kubera ibigeragezo byinshi genda kumwica, akaba yavuga ati naruvamo ndagiye. Abajyanama rero niko bakubwiye ngo genda, umva nkugira inama. Ubwo waje gusenga ntusenye urugo, nubwo bimeze kwa kundi kose, ijuru rigiye kuza rivuge ngo ceceka bituze bizemera. Niba ufite abana bagoranye, abo bana ubona barimo umugisha ukomeye, dayimoni iri kubarwanya, ariko abo bana bazakura, bazabamwe abagabo, bazabamwe abagore, bazubaka ingo. Komera, tubavume, tubatuke, kuko hari icyo Imana ishaka mu muraba mwinshi wo mu muryango. Imana ibakomeze. Shokuri muri business yanga, business yakunanira ukabona biri kwivuruguta, birimo byanga, hari igihe kigera bigafata. Mama Saro uri hano mubonye hagaze hano, muzi ko ari umukire niko mumwita, abakumusatsi wa essence, ariko siho yabanje. Mama Saro azabahaye ubuhamya ahantu wanyuze. Buriya acuruje ibintu byinshi, abana barabizi. Agacuruza iki kikanga, akajya station kikanga, akajya amakarita bikanga, igihe cyagera ikavuga ngo mwana wanjye ntuzavemo, guma hano ndi kumwe nawe. Igera igihe gaturisha umuraba aho ukorera. Nambuze ko Imana iturisha ibibazo aho mukorera. Nyamara Imana ifite gahunda ku buzima bwanyu. Uzi ko uyu narwara ukumva uri bupfe, ijuru rikavuga ngo ntupfa. Ufite indwara, ufite n'ibyangombwa, muganga yanditse ngo ntabwo wakirira ngo muri Afurika, ngo cyese ugiye mu Buhindi. Mu Buhindi ukabura kugerayo. Imana ikabwira indwara ngo wandwara we ceceka, indwara igakirira i Kigali. Imana igikora ibintu yitaguhaye itike ikugeza iyo ngiyo bakuvura, naho irakuvurira. Dufite Imana icekesha umuraba wo mu buzima bw'uburwayi. Ko numva twagusengera, ko mbona twagusengera, ko mbona umuraba ukomereye nabi, ko ufite ibyemezo bibi wafashe, nyamara twasenga. Ngiye gusengera umuntu wese uhagaze mu muraba utazi ikizakurikira. Pastor Gatanaza ayobore gahunda yo gusengera abantu bafite umuraba wo mu bugingo. Ibyaha biza bikisuka ku buzima bwawe. Hari igihe ugira ubuzima bw'ibyaha, ibyaha bikwizirikaho. Ninde waguye ni wowe, ninde wakomeye ni wowe. Ariko Yesu acecekesha irari ry'ibyaha, nabyo birashoboka. Araza gusengera abantu basubiye inyuma, baguye kubera mu muraba n'ibigeragezo, bakishora mu byaha. Hari abatazi Yesu, hakaba n'abaguye. Pastor Gatanaza arabasengera. Njye gusengera abantu bari mu muraba. Hari n'igihe umugira umuraba wo kwishuri, ndumva ubizi wajya gumfasha, tubizi ko ajya gumfasha. Hari ufite umunyeshuri ajya gumfasha, ninde umuzi se? Byananiye, yagiraga amahane, yo chef de wa groupe yacu. Njyewe nkaba ndi umuntu ndi mu masengesho, wakazakozwe ntabyo nzi. Tubona se ko wa muraba w'amashuri wo muri Kiye warangiye, uzi ko ngubu ndi umuntu ukomeye, niga amashuri international, ariko uzi ko ndi umuntu udasanzwe, umuntu wigana n'abanyamerika ibihugu 70 nkicaramo nanjye idarapo ry'u Rwanda rikaba rizamuye ku ishuri. Uzo tuzamura amadarapo, ariko buri gihugu gifite idarapo. Iry'u Rwanda nanjye bararizamuye. Buri harige dusengera, rero dusengera ibihugu. Noneho bakavuga ngo igihugu gifata umuntu ufata idarapo, namara kurifata ngo basenge. Bakavuga ngo abavuye mu Rwanda, ninde se wundi wavayo uretse ngewe? Ko ari kuri ninde se wundi wavayo hantu? Ninde se wundi wavayo? Ninde? Ngare umunyarwanda nkamubura, ngafata idarapo ry'u Rwanda, niba ariko ndikuye kwande ngarifataho. Bose bagahaguruka bakabati Pastor Uwambaje Emmanuel hagariye u Rwanda. Ngahagarara ku idarapo nyuma y'umuraba, nyuma y'inzara, nyuma y'uburwari, nyuma y'agatsata, nyuma ya Nyarugenge, nyuma ya Kamashashi, nyuma y'imvura, ugahagarara ku idarapo. Ngarihagararaho ibihugu 70 gahaguruka bikaririmba bigasenga. Nkavuga ngo nyamara nyuma y'umuraba abademoni bajya bacicika. Ko numva nagusengera, haguruka tugusengera Imana. Sinzi ikintu kibazo ufite, ntago ngizi, haguruka tusenge. Ugize neza guhaguruka kandi wizere. Ntago nzi impamvu Imana yakuzanye muri aya materaniro, ntago nzi ibyemezo wafashe muri iyi minsi. Icyo nzi cyo ni ibyemezo byo kwiheba, kuko wibaza niba Yesu mukiri kumwe. Ni ugiye gusenga aravuga ngo ndahari, ariko ntago byemera. Ni ukuri Yesu ari kumwe nawe. Uwo murabubona muri aya masengesho ya kino cyumweru, iri teraniro turimo, ndagira ngo witegure. Nyiri torero turi kumwe hano. Ntago hari abantu gusa. Hano ntago turi Remera ngo mubona pastor n'abadiyakona protocol, hari na nyiri torero ari kumwe natwe. Ubu bwatorero byamyemo Yesu arahari, kandi nubwo asa nk'udakora, ariko agiye guhaguruka abwira umuraba ngo uceceka. Urarwaye, ndabizi ufite uburwayi, ufite n'ibintu banditse ku byangombwa muganga yakwanditseho, avuga ko uzapfa.
nyamara Imana ikavuga ngo uzabaho. Birahura gute? Ibyo Imana yanditse nibyo Imana yavuze. Hari ibintu Imana yakubwiye nibyo Satani avuga. Turafata ibyande tureka ibyande. Ndashaka gusenga, ndumva imbaraga zo gusenga, ndumva iteraniro riri mu Imana, ndumva Imana iri mu kazi. Ndumva Imana iri mu kazi. Imana izaho utaha, Imana izaho wirirwa, Imana izaho urara, Imana izi ibyo utabwiye abandi, Imana izi ibyo mu ibanga ry'umutima wawe, Imana ibyo wabuze uko wabwira umugabo wawe kuko ubona ntabyumva, kutabwira umugore wawe, abana babuze uko wabwira ababyeyi, ibyo utabona uhamagara kankubwire ngo nyiri itorero ari muri ubu bwato. Ubuzima bwawe Yesu abuhagazemo kandi aje kukubwira ngo komera mwana wanjye ndi kumwe nawe. Nyemerera wizere bikubera uko wizeye. Kadusenge, izere ko Yesu ahari. Ntabwo uzapfa n'ukuri, ntabwo upfa. Natwe turacyahari, tuba twarapfuye none turiho. Aba bantu bashinye Imana bariho kandi Imana iravuze ngo irakomeje. Nyemerera dusenge, izere, nyemerera wizere. Zamura kwizera kwawe, gira vuba. Bwira Yesu uti n'ukuri ubwo hari singipfuye. Ubwo Imana hari ntacyo kibaye. Imana iri kumwe natwe. Tuba twararangiye hacu abahari bagiranye. Tuba twari uko umwanzi yifuza, tuba twarandagaye, tuba twarasebye. Umwami aravuga ngo nsiko bizaba kuba mwizera, ntawe uzahugwa n'isoni. Nyemerera uzamure kwizera kwawe. Mana yacu, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, aba n'abana bawe wararitse ngo baza gusenga muri amateraniro. Nyamara nubwo baje hari umuraba, hari umuyaga, hari shuheri byusuka ku buzima bwabo, bagashidikanya niba uhari cyangwa udahari. Hari n'igihe amajwi ya bene wabo ababwira ngo iyo Mana musenge bakwande, ngo iyo Mana mukorere ibaheye. Ariko uyu mwanya hari itangazo rikomeye rivuye kuri nyiri itorero rivuga ngo siko bizaba kuba mwiringira, ntawe uzakorwa n'isoni. Dushingiye ku mbaraga zawe, dushingiye ku buhamya bw'ibyo twabonye, ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri iyi miryango, ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri izi ngo, ducecekesheje imiraba n'imiyaga biri mu bana bacu twabyaye, ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri business dukora. Mu izina rya Yesu, yewe wandwara we, wagishakwe we, yewe wandwara we, indwara itumba muganga, indwara yoberanye, indwara itagira umuti, indwara bahaye imiti ntiyemere, n'icyuma ntikiyibone, nyamara nyirayo ari kubabara. Nderukana imbaraga z'uburibwe muri amateraniro, ndananiza amarembo y'ikuzimu, ndakubita isokora ku mwanzi. Ibyo abantu barenze, ibyo abanyuze hejuru, ibyo mu miryango no mu bisekuruza, turabinaniza mu izina rya Yesu. Muri amateraniro hano i Remera tugira ngo abantu b'Imana haboneka ijwi rivuga ngo biracecetse, bituze mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Wa muraba we, wa muyaga we witiki, wa musozi we ubaye ikibaya imbere ya Zerubabeli umugaragu w'Imana. Imana itembesheje amazi mu kidaturwa. Iyo niyo Mana yaduhamagaye. Imana yaguha inzugi z'ibyuma n'ibindizo byaso. Iyo niyo Mana itanga amazi mu butayu. Ni Imana yambutse abantu ahantu hadashoboka. Imana yagura ibitare bigahinduka umusenyi. Iyo niyo Mana ya hano i Remera ari kumwe natwe. Ngushimiye uyu mubyeyi ukomeje, ngushimiye umubyeyi mugiye kujyana mu rugo, ngushimiye ibyemeza ahinduye, imigambi ye yarafashe arayiretse, aguhara kubwiye ngo ngwino ukekeshe umuraba mu rugo rwanjye. Ngushimiye uyu mugabo Mana, ingamba afatiye muri amateraniro, ngushimiye umukobwa n'uyu musore, ngushimiye ibyemeza afashe byo kwemerera Imana ikamucyahira umuyaga n'umuraba. Urakoze Mana, niwakira amashyi n'umuntu n'ibyawe mu izina rya Yesu, gira neza. Amen, amen.